tubahaye ikaze kuri Amani TV, Amani International Ministries. Ku bakunzi b'ibiganiro byacu, abadukurikirana aho muri hose ku isi, muri Afurika, muri Aziya, Europe ndetse no muri Amerika, tubahaye ikaze. Uyu munsi kuri kamera za Amani TV turi kumwe n'umusore ukiri muto cyane, ngira ngo araza kubabwira uwo ari we ndetse n'ibyo akora. Ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Ndayishimiye David ndetse ari nawe uri kubakoresha interview. Reka dutangire twakira umutumwa wacu, tunamusaba kutwibwira. Ese witwa nde, utuye hehe? Murakoze cyane. Amazina nitwa Ndabagaza Abuneri. Yego. Ndi umunyamurenge. Ntoya ahangaha mu Bugande. Murakoze. Tubwiye ko uri umunyamurenge, ariko abanyamurenge ntawe uzabivuga atavuze umurara wiwe. Murara? Ese waba uri umuki, ukaba umwishwa w'abaki? Je ndi umuzigaba w'abashaki. Ndi umwishwa w'abarundi b'abahondogo. W'abahondogo. Ngira ngo abantu muziranye bahisaba kumenya cyangwa se abifuzaga kumenya umurara wawe bakumenya. Ariko mu by'ukuri uyu munsi ntabwo watumwe nk'umuhondogo cyangwa se nk'umwishwa w'abahondogo cyangwa se umuzigaba. Twagutumiye kubera ko hari icyo ufite kidasanzwe. Impano y'ubusizi, ngira ngo sinzi ikinyamurenge cyabyo uko babyita, wadufasha kuko ngewe nkuriye cyane mu kinyarwanda, ariko watwibwira mu buryo bwa gisizi cyangwa se mu buryo bwa gihanzi? Mu buryo bwa gihanzi, ibisizi abanyamurenge ntibazumva cyane, babyita ibirondo. Yego. Abanyarwanda bakabyita umuvugo. Mu buryo bwa gihanzi, ndi umuhanzi w'igikundiro, intore umutoni kuri data, intunganizi n'intonganyi, sinatore ngo ntoratore, natorwe ntangira kuvugira ubwoko, nakuze ntivumbura mvumbika ivungura imbere ifumbire ryo kuzaba imfura y'umurenge. Ndi umusore utari umusozi umuzima, Ndabagaza Abuneri mushaki wuzuyisha kutokandagira isake musambi ntarashabura umurenge. Urakoze. Arakoze cyane. Urumva ko uri umuhanga kabisa. Ese iyo mpano watubwira wayikuye hehe, uyikomora kuri nde? Umuryango wawe se hari abandi bantu babikora cyangwa se ni ibyapfuye kwizana, byatangiye bite mbese kugira ngo wibusange nk'iyo mpano y'ubusizi, cyane ko bitamenyerewe cyane ku bantu bafite imyaka mitoya nk'iyo wowe ufite? Impano narayisanganye, ariko kandi papa wanje arabivuga. Yego. Papa nawe ntiyagize amahirwe yo kubikoresha kuko nyine afite akandi kazi gatandukanye. Yego. Mu buryo yaba yaje ku macano cyangwa se ngo akore ama interview bityo, ari ahantu gusa afatiriwe, ariko ni impano yo mu rugo gusa. Sinakuriye mu rugo, ni ibintu byo mu maraso. Yego. Nabyisanzemo kabisa. Wamenye ko ufite impano ryari, bigenze gute, byaje gute? Nabimenye ejo bundi muri corona. Yego. Muri corona niyo abantu twese twari dufungiranye, none gatoya ufite ukagashyiraho umwanya cyane, nibwo nabisanze. Habaye gusa mu gitondo rimwe, mzutse numva nyine ibintu bindimo, mfata phone ndarikodinga. Noneho ndarikodinga, twari turi kumwe na Muyomba mu rugo, ndabimwumvisa, mbona iwe arabishigikiye cyane, ahita afata iyo audio ayikwiza ku mbuga. Dutangira guhura n'abantu mu muhanda bampa courage. Je nizi ko ari ibintu bisanzwe gusa nakoze. Yego. Nuko bitangira courage nyine, ibunye umuntu aguhaye courage, nanje nkomeza kugenda nkora, nuko zatangiye. Biratangaje cyane kuvuga ngo warabyutse gusa, ntabwo wari warigeze kubigerageza. Uwo munsi wabigerageje wari uwa mbere? Wari uwa mbere. Urumva ko ufite impano itangaje cyane. Noneho ikindi kintu nifuza ko watubwira, urabona muri iyi minsi urubyiruko rw'abanyamurenge benshi cyangwa se abantu bakiri batoya, hari ibintu bamwe batanazi ko biba mu muco w'abanyamurenge, ndetse ntibabiha agaciro. Ese wowe ibi bintu by'ubusizi ubiha akahe gaciro muri wowe, cyangwa se wumva byakakwiye kuba bifite agaciro kangana gute mu rubyiruko rw'abanyamurenge? Wumva mbese ari nk'iki wabwira ku bantu bagiye bafite izi mpano b'urubyiruko rw'abanyamurenge? Urakoze cyane. Ibi agaciro mbiheza nuko harimo ubutumwa butandukanye. Gusa ikibazo kiriho nuko
abantu bakunze kubyita iby'abasaza yego kandi abasaza ntibazi gukoresha iby'amatelefone kandi bikorerwa ku matelefone. yego nagashishikarije urubyiruko umuntu wese n'abagabo bakuru ariko bagifite imyaka y'urubyiruko kubikurikirana cyane no kubikwiza ahantu kuko harimo ubutumwa butandukanye. Imbogamizi zirimo gusa nuko babihereza ko ari iby'abasaza kandi haba harimo ubutumwa bureba n'urubyiruko. yego n'abafite izi mpano bazikomeze kuko hariho abadafite impano zo kuririmba nka ba Garasi abandi ba Ndondo Museveni bariya batangamo ubutumwa ku bwoko mu buryo bwo kuririmba ariko abo batanga ubundi nabo ubutumwa mu buryo bw'imivugo. Abantu babikurikirane babishigikire babasapotinge. arakoze cyane. tubwiye ko abantu bakunze gufata ino mpano nk'impano y'abasaza ariko dufatiye ku rugero rwawe ni ibigaragaza neza yuko ino mpano koko ntabwo ari iy'abasaza cyangwa se abantu bakuru ahubwo n'urubyiruko n'abantu bakiri batoya barayikoresha barayigira barayifite iriho ahubwo nuko zitagenzurwa ngo zikurikirane. Ese wumva ari iki cyakorwa kugira ngo zino mpano ziri mu rubyiruko zihishe zimenyekane ndetse zitezwe n'imbere? ni ukubishyiramo umuhate ba nyirabyo bakabishyiramo umuhate bakareka kubiryamana ndetse bagakora n'ama-interview nubwo nanjye ari iya mbere nkoze ariko ngenda mfite cyane ngenda nshyira ku postinga kubera umwanya simbona gukoraho ama-interview ariko bagende bakore amashusho cyane akwiriye hose kugira ngo impano zabo zigire icyo zitanga umusaruro mu bantu. arakoze cyane Abuneri aratubwiye ngo abantu bafite izi mpano bazikomeze. Twiteguye gushyigikira abo bantu kandi na YouTube channel turaza gutanga link muri description ku muntu wifuza kureba ibindi bikorwa agenda akora yakanda kuri iyo link akamuha subscribe ndetse akazakomeza kumukurikirana. Ngira ngo wenda tumaze kuvuga background y'impano yawe cyangwa se aho yaturutse n'ibindi byerekeyeho. Twifuzaga ko noneho tubwira cyangwa se udusogongeza kuri iyo mpano ukatubwira umuvugo cyangwa se ikirondo kimwe icyo cyaba gishingiyeho cyose tukumva koko ko iyo mpano imeze. Mwanya ni wawe. Yego sawa urakoze cyane. Ubwo reka tubikore nk'uko mubisabye hanyuma dukomeze. Umuvugo dufite ni umuvugo uvuga hejuru ya gospel kuko ni cyane ibiriho byinshi ni za gospel. Iravuga ngo reka nsingize Masiya wansanze mu nkike zidakinze ntiyansiga anyitiza ntunguye turamutunga abagendana umutuzo n'abataramwituje naho gusenga nasanze bifite umusaruro kwa byisunze ntibiza bisaza n'ikisambu. Nidusenge twisonzesheje bidutera gusabana na Masiya dusenge dusabe gusoza isi tugifite umusaraba wa Yesu. Yesu yabaye igitangaza igihe yitangiye abatamuzi ngo tumutunge ku bwacu yatubereye umucunguzi tutamuhaye ikiguzi nitumwizihize twirinde kumuzinukwa ntiyatuzinutswe. Yesu ni umubyeyi utarakamiwe imbyeyi yabyeruye yabonye amaraso kuri bya birenge yavutse ari ikinega apfana ubuziranenge atwiyegereza ngo tudacurwa na rusoferi. Abatawe kure n'ibicumuro nimwibuke wa mucunguzi watewe amacumu ngo tudacurwa na rusoferi. Adutegera ibiganza turaganza tubingaza amarongo yaduhetse ku mugongo mugari twugarijwe n'ingabo mbi arazinesha. Nidukome mu mashi yadukuye mashami ya Satani wari waradutaye kure n'ubutumwa kandi ariyo ntego y'umukiranutsi mwisi. Nitumusingize yadukoreye isuku amarira yeje amarimbuko y'abari baraciriweho iteka ubu turi ntungane kubwitange bw'umwana w'intama. Yesu yatuzaniye agakiza agerekaho kuba umukunzi ntibyatinze aradukiza zirikana ngo tazimira muco yazinutswe ariko kuzimu. Umunsi w'imperuka ntihazaba impaka hazaba kugore bataragomeye Imana niwe bazabona yanguma y'umutambyi. Umuto n'umutama bose bazanyura ku musambo zaba ari inzira isa n'irimo inzigati izanyurwa n'udafite wa muzingo. Impande izavuga n'impinja izayumva zose zakinguka. Mwirinde amadini atazakubuza umudendezo umudari wawe ukazambika undi. Uri ivomo ry'ibyiza ni ukureka ibizira ukiga ibizima abafite ubuzima musengera umuzuko. Mbere yo kumva impundu tuzumva impanda twinjiye muri paradizo hatabibu dusomeza buri dusorome kuri wa muzabibu. Amazu n'amahuza umurimo kubihuza n'umuzuko nimuhunge muhuguke muve mu zukungu bitazabasubiza mu mukungugu. Umusanzu umurimo kubona nk'ibidasanzwe nyamara ntimuzabisazana muzabisiga. Itorero si amatiku n'amaturo no gutunga Kristo watwitangiye. Nitwige twinginge yankingi bugingo kutwegera. Tuzaburugero tugeze mu ijuru tuzahabwa ijambo na jambo ubwe. Tuzaba dusize amajambere ari mu kudutera amatiku ngo niho dutwika nyamara tukazatwikwa.
simbatutse ko ndabasaba gutuza ngo dutumbire bwa butunzi bw'iteka. No muri Matayo haranditse ngo aho ubutunzi bwawe buri niho n'umutima wawe uzaba. Ndabahonya ngo mureke guhumba, mwebwe abe musome ibyayo no mu bigeranye n'ibya none, maze musenge nka Yohana. Isaha si nk'isambu ngo isaha zirasohora, niyo mpamvu mbasaba ngo dusenge ntitwisondeke tutazasonza. Ndi umutoni intore kuri data intungane z'intunganye, sinatore ngo ntoratore natorwe ntangira kuvugira ubwoko. Umusore utari umusozi umuzanda bagazabunere mushaka uzishaka urakabyara. Urakabyara. Yego. Iyo uzi ko neza neza tworara hano hantu. Ibintu kintangaje ni ukuntu n'ubundi aba ari ubutumwa gusa, igitandukanye n'uburyo butangwamo. Wakoze cyane kubana natwe, Imana iguhe umugisha. Ikiganiro kibaye gitoya ariko tuzakomeza n'ubutaha kandi turi kumwe. Sinzi wagira icyo ubwira abakunzi ba Amani TV ndetse n'ubibonye bwa mbere, wamuha iki ubuhe butumwa? Sawa sawa, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha nawe. Yego. Abakunzi ba Amani TV n'abakunzi b'ibirondo bose ku isi aho baherereye, bakurikirane, comment zabo zirakenewe, subscribe first, badushigikire mu buryo bwo gukwiza ubutumwa ahantu henshi. Yego. Urakoze cyane. N'abafite amakwe se nabyo urabikora cyangwa ukora bisanzwe? Abafite amakwe ubu ngubu ni nkaho nabihaye imbaraga nke gusa, narabikoze mbere. Ubu nyine ibyo spirit niyumvamo cyane n'iby'umurenge n'iby'amatorero. Ese ubundi bitandukanire yo kuvugira inka no kuvuga ibirondo bisanzwe? Iby'inka ntabyo nzi. Igihe ikinyejana canje naje zaranyazwe. Nasanze zaranyazwe kabisa. Ariko ga n'ibirondo se byose njye ntekereza ko wenda mba nzi ngo wenda uvugira inka n'uvuga ibirondo byose yaba ari kimwe. Hariho ababizi gusa njyewe iby'umurenge, ibya caci n'iby'amakwe, ibyo nibyo nshobora kugerageza. Nibyo birondo vuga. Ariko iby'inka nasanze bamaye barasahuye. Arakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Turabashimiye cyane mwebwe mwabanye natwe, twibutsa gukora subscribe, like, comment, izanyu ziba zikenewe cyane, mutubwira icyo mwifuza ndetse n'icyo mubona twahindura. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.